maze ubuvanganzo busakara muri Afurika yose ndetse n'intangaha mu rw'igihumbi n'intangaha mu Rwanda. Chinua Achebe ni umwe mu bantu barangajwe imbere cyane bakayinkomarume mu bijyanye n'ubuvanganzo. Chinua Achebe yavukiye mu gihugu cya Nigeria, avuka mu mwaka w'1930. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu cyaro cy'aho iwabo, akomereza muri kaminuza Ibadan mu gihugu cya Nigeria. Yabaye umwe mu banditsi bakomeye cyane muri Afurika. Chinua Achebe yanditse ibitabo birenga 40, ariko hari ibitabo 4 utapfa kwibagirwa. Igitabo cya mbere cyitwa The Things That Fall Apart, The No Longer Artists, ntago byoroshye, A Law of God, icyanzu cy'Imana, na A Man of the People, umuntu w'abantu. Tuvuze A Man of the People, reka dusesengure neza A Man of the People. Iki gitabo tukinjirimo turebe impamvu Chinua Achebe yacyanditse. Mbere yuko tukinjiramo neza, reka tubanze turebere hamwe abakina nkuru cyangwa se abantu bagaragara muri iyi nkuru, maze nze twinjire neza muri kino gitabo cya A Man of the People cya Chinua Achebe. By'umwihariko ku bantu biga indimi cyangwa se abantu nyeshuri biga bari gusoza amashuri yisumbuye senior 6, ku bantu biga indimi n'ubuvanganzo, akenshi na kenshi ibi bitabo bikunda kubazwa cyane. By'umwihariko banyeshuri bari mu barezi aho muherere hose, namwe mufite ahantu muhure n'uburezi, rwose mube hafi aha kugira ngo iki kiganiro kibashe kugira gute kukinjiramo neza cyane. Iyi ni Source TV, nitwa Aishat Ardos, bahaye ikaze. Man of the People ni inkuru yanditswe na Chinua Achebe, aho ivuga umuntu wakunzwe n'abaturage cyane, isohoka mu mwaka w'1966. Ni inkuru yigisha ingaruka mbi za ruswa, ko abayobozi bashobora gukoresha ubutegetsi nabi, kandi ko n'abantu bashaka ukuri bashobora kugira intege nke. Muri make irwanya politike mbi kandi igashishikariza ubuyobozi bwiza. Ni inkuru bivuga ko yabereye muri Afurika ho muri Nigeria, ariko ntibavuga ahantu hanyakuri mu buryo burambuye. Ni igihugu gihimbano gisa na Nigeria. Hari hafite umurwa mukuru witwa Bori mu gace ka Arua, mu ishuri rya Anata Grammar School. Bamwe mu bagize inkuru yacu barimo Odile Samalo, akaba ari nawe mubara nkuru wayo. Nyuma yo kwiga amashuri menshi yaje kuba umwarimu, ariko akaba umuntu urwanya ruswa cyane muri politiki yari iriho icyo gihe. Yatangiye yubaha bamwe mu bayobozi tugiye kureba izina rye, gusa nyuma aza kubona ko ari umunyapolitike mubi. Byatumye yinjira muri politiki y'icyo gihe ari umwe mu barwanya ruswa bikomeye. Uwo muyobozi nta wundi ni Chief Nanga, akaba umunyapolitiki ukomeye dore ko yari minisitiri w'intebe. Gusa nanone yarakozwe n'abaturage ayobora, kuko yagaragaraga nk'umuntu mwiza kuri bo. Gusa nyuma yahaye umwanya abatanga ruswa, maze nawe ashinjwa gukunda abagore no kunyereza imitungo ya leta. Ibi byatumye biba antagoniste cyangwa umwanzi mu nkuru. Undi dusangamo yitwa Elizi. Uyu yari umukunzi wa Odile Samalo, akaba yarahuzaga Odile Samalo na Chief Nanga mu buryo bw'amarangamutima. Gusa ntibyarangiye neza kuko Chief Nanga yaje kumwigarurira birangira mutwaye. Undi dusangamo yitwa Edna. Uyu yari umukobwa Chief Nanga yari yarihebeye, dore ko ndetse yifuzaga no kumugira umugore. Gusa nanone Odile Samalo nawe yagerageje kumwigarurira ngo arebe ko yakihorera nyuma y'uko Chief Nanga nawe amutwariye umukunzi. Gusa byababaje Chief Nanga, bituma havuka amakimbirane hagati ye na Odile Samalo. Mr. Maxwell Kuramo, uyu nawe tumusanga muri iyi nkuru yacu, akaba yari umunyapolitike mushya. Akaba yarafashaga Odile Samalo mu kurwanya politiki yari icyo gihe yari yamunzwe na ruswa ndetse no kunyereza imitungo ya leta. Ariko kandi ntitwakibagirwa se wa Odile Samalo. Uyu yari umubyeyi we wakundaga kumugira inama cyane, ndetse akamusaba no kwitondera politiki yari icyo gihe. Abapolisi n'abayobozi batandukanye nabo n'abandi dusanga muri iyi nkuru yacu. Aba nabo baranzwe n'imiyoborere mibi ya politiki ya Chief Nanga, dore ko bahohoteraga buri muturage wese warwanyaga ubutegetsi bwa Chief Nanga. Miss Nanga nawe yari umugore wa Chief Nanga, gusa kubera kuvuga make ntago yakunze kugaragara cyane. Miss Akiro, uyu we yari umwarimukazi, akaba yarakoranaga na Odile Samalo mu kazi k'ubwarimu. Dr. Makinde we yari umuganga, akaba yarakundaga gufasha abaturage bakomerekeye mu myigaragambyo yo kurwanya ubutegetsi bubi bwari buriho icyo gihe. Naho Jonathan Nwege we yari minisitiri w'imari, umwe mu bayobozi ba politiki yari iyobowe na Chief Nanga. Gusa nawe ubuyobozi bwe bwaranzwe na ruswa,
naho Andre Kadibe we yari umunyapolitiki ufitanye isano rigufi na Chief Nanga, agafasha mu bikorwa bya politike n'imicungire y'ubutegetsi bwa Nanga. Akaba yari ashinzwe guhuza ibikorwa bitandukanye bya za minisiteri. Bivugwa kandi ko yafashije Nanga mu bikorwa byo kubaka politike ye no kubaka ubutegetsi bwe. Yari ashinzwe kandi gutegura gahunda z'abayobozi n'imitangire y'amafaranga mu nzego za leta. Akaba yari urugero rwiza rw'umuyobozi muto wakoreshejwe n'abayobozi bakuru mu bikorwa bitari byiza birimo gutanga ruswa, kunyereza imitungo ya leta n'ibindi bitari byiza byaranze politike ya Chief Nanga. Ibi kandi byatumye ashinjwa na benshi mu kugira uruhare muri politike mbi yari iyobowe na Chief Nanga. Ibibazo bakunze kubaza kuri iyi nkuru mu bizamini bya leta ni ibi bikurikira. Icya mbere, describe the main character Chief Nanga. What are his good and bad qualities? Icya kabiri, what is the main theme or the message of the story? Icya gatatu, how does Odile react to the corruption in his society? Icya kane, explain the relationship between Odile and the woman in the story. How does it affect the plot? Icya gatanu, identify one example of satire in the story and explain its purpose. Igitabo A Man for the People cyanditswe na Chinua Achebe, dusangamo umusore bita Audrey Samaru, niwe ugiye kutubarira inkuru, niwe bita Nareta. Audrey Samaru ni umwe mu basore bize neza cyane muri kaminuza, aho yigishwaga na Chief Nanga. Chief Nanga rero akiri profe muri iyo kaminuza. Audrey yari umunyeshuri mwiza kandi w'umuhanga, akaba inshuti na Chief Nanga. Umunsi umwe rero igihe cyaje kugiraho, Chief Nanga aza kwa minister, maze aza gusezera akazi k'ubwarimu. Mu gihe Audrey we yigaga education, yigaga uburezi muri kaminuza, aza kubona akazi ku professeur bwo kwigisha mu cyaro cyangwa iwabo yaravukiye muri Arua, ku kigo cyitwa Anatagarama School. Muri iyo kaminuza kandi Audrey yigagamo harimo n'umunyeshuri bitaga Elise wakundaga cyane na Audrey, bari inshuti cyane, ibi by'inkubirane, bari inshuti koko, ibi byayo ndi biteze. Audrey akaba yarasezeranye na Elise ko nibabona akazi bazabana karamata, kuko urukundo rwabo rwari ruzwi cyane aho ngaho wabo mu cyaro. Maze wari umunsi udasa n'iyindi, izuba riva, igitondo kuko gituje nk'ibindi bitondo byose. Ubwo bari biteguraga umushyitsi wari buze kuza kubasura aho ngaho kuri Anatagarama School mu cyaro cyangwa Arua. Chief Nanga niwe mushyitsi mukuru wari uteganyijwe. Abaturage bo muri icyo cyaro cya Arua ndetse n'abaturanyi b'icyo kigo cya Anatagarama School bose bari babukereye. Abaturage bari bararitswe, abayobozi ndetse n'abandi bavuga bose bari kijyana muri ako gace, bose bari bakubitanye buzuye. Chief Nanga yari umuntu udasanzwe koko, yari umuntu w'abantu, abaturage baramukundaga kandi nabo kuko akabigaragaza iyo yafataga speech. Mu kubona abantu benshi ari uvunza nzoka, abagore bahitse abana bakabajishura, umukarago w'ingoma, ababyinnyi babyina, intore ndetse n'ababyinnyi babyina injyana imwe kandi bakabyina neza badasobanya. By'umwihariko hari n'akarasisi k'abasore bari baritoje ibijyanye no kumasha, ibijyanye n'igisirikare, ndetse bakazavamo intore, ndetse bakazavamo n'abarinzi bo kurinda icyo gihugu. Umwanditsi ari kutwereka muri ibyo birori rero harimo abantu benshi cyane batandukanye, harimo itsinda bitaga Gramophone ryabyinaga neza cyane, itsinda ryo byamashaga cy'abasore beza cyane bazavamo abasirikare bo kurinda icyo gihugu. Na Audrey mu kwitegereza uburyo ukuntu ibintu byari bimeze, atangira gukeka Nanga, nyamara yarazi Nanga ko ari umugabo udasanzwe. Yari umugabo ukunda ruswa, yari umugabo ukunda ikene wabo, agatonesha, yari umugabo w'umunyagitugu ku buyobozi bwe. Ibyo byose rero ukuntu Nanga yabonaga abaturage bamufata neza, bakamwubaha ku cyubahiro cyo hejuru, Audrey akabikemanga. Ntabwo byatinze, ikirori kuko cyarakomeje, bamaze kumwakira. Nyuma y'ijambo ry'umushyitsi mukuru habamo gusangira no gusabana, maze abashyitsi bakuru n'abandi bantu bavuga ari kijyana bajya gusangira ukwabo, ndetse n'abaturage nabo bafite ahandi hantu nabo bahuriye bagira uburyo ukuntu baganiramo. By'umwihariko ariko muri uko gusangira, inkoko, amafiriti, inzoga z'amoko yose zari zihari.
Odiri akitegereza uburyo ukuntu abantu bakora inkoko mu gihe hari abandi baturage babuze icyo kurya, mu gihe hari abandi baturage babuze amazi yo kunywa, ariko abandi barimo baranywa inzoga z'amoko yose, amadivayi ahenze. Odiri byo bikamurakaza. Hari ashize akanya ubwo Nanga yafataga ijambo muri abantu bavuga ari kwijyana muri ako gace, yaje guhamagara Odiri akajya avuga amukomanga ku rutugu ati, uyu ni umusore kuko nkunda cyane, nejejwe nawe, nkimwigisha muri kaminuza yari umunyeshuri w'umuhanga, none koko arimo arabinyereka ko ari umwarimu koko uzavamo umwarimu w'ejo hazaza, umwarimu w'agatangaza. Abari bari aho bose bakakoma amashyi. Nuko Nanga aza gusezeranya Odiri ati, uzansure muri Capital City Bore, uzansure muri Bore nanjye nkwakire nkuko mwanyakiri hano muri kino cyaro iwanyu. Nuko Odiri ntiyabyumva neza, ariko asubira mu kwicara. Nuko Nanga akomeza ikiganiro. Ikiganiro kirangiye, ibirori birangiye, baherekeza umushyitsi. Nanga amaze kugenda, abagabo barimo bita Jonathan Mwege, no bita Andre Kadibe, akaba no bita Principal, bose baza kubwira Odiri ati, ni gute minisitiri agutumira kujya kumusura mu mujyi, uzajya ahubwo ari nkanjye babibwiye narara noze. Nuko hashize igihe kitari gito, Nanga Odiri aza gufata umwanya ajya gusura Nanga mu mujyi. Odiri agezeyo, ageze kwa Nanga, umusore warindaga kwa Nanga babanza guserera, mbese ntibumvikana. Odiri ati, mfite ubutumire naje gusura Nanga. Wa musore urinda kwa Nanga garide aramubaza ati, ni iki cyemeza ko waje gusura Nanga? Nuko Odiri abwira wa musore w'umurinzi kwa Nanga ati, hamagara shobuja, hanyuma uhamagare boss wawe, nanyitaba umubwire ko ari jyewe. Nuko wa murinzi ahamagara shebuja Nanga. Nanga aritaba. Umukozi aramubwira ati, hano hari umusore wananiye, namubujije kwinjira ariko yambereye bamba. Ati, yitwa nde? Ati, yitwa Odiri Samaru, atitse mu gace bita Arua. Nanga ati, mureke yinjire. Odiri akimara kwinjira mu nzu ya Nanga, yasanze ari inzu nini nziza cyane, ya nzu iba ifite ibyumba birenga 12. Ari ya nzu ifite pisine, buri cyumba buri na salo. Ibyo byose Odiri yabibona, akabona koko ko uwo mugabo yigujeho imitungo, mu gihe hari abaturage barara bavirwa mu nzu, yewe batagira nayo gucira nayo ngo bamire. Odiri akomeza ahamara iminsi mike itari mikeya, maze aza guhamagara Elise ati, ubundi mu mujyi Bore, uzaze kunsura. Nuko umunsi umwe Elise apanga uburyo ukuntu yajya gusura Odiri, kuko yari amaze gushima ubushyitsi kwa Nanga. Maze Elise amaze kuhagera, Odiri aba yamutahuye kera, aho yamurabutswe, maze Nanga nawe aho yari avuye muri dushe aba arabutswe wa mukobwa. Nanga atangiye gukubita agatwenge. Muri uko kuganira, Nanga aza kubwira Odiri ati, jya muri la quartier ujye kungura akantu. Odiri asohotse, maze Nanga iherera na wa mukobwa Elise, batanya kuganira iby'urukundo. Baraganira kuko bishyira kera, agatima karaza, agati karaturika, akandi karamera. Biza kurangira baryamanye. Muri kugaruka, Odiri yaje asanga Elise arimo arasakuza ati, Odiri, Odiri. Nanga yagafya birazamuka bishya kera, inzu yose nta sound proof yari irimo, rwari urusaku rw'umunezero Elise yarimo ahereza Nanga. Ako kanya Odiri yahise arakara koko ibi byanyabyo. Ati, Elise umugore wanjye nanasezeranye ko tuzabana, none Nanga ahise amunanga. Muri uko kurongora rero Elise, Odiri byaramuriye cyane, niyo imbarutso yaturutse yo kwangana urunuka. Maze Odiri ntabwo abitinzemo kera cyane ngo abizigire inzika, ahubwo Odiri yaje gutekereza undi mukobwa wari uri mu cyaro bitaga Edina. Edina rero akaba umukobwa mwiza cyane, ariko Nanga akaba yaramubengutswe, yewe yarafashe n'irembo. Maze Odiri afata icyemezo cy'uko agomba kujya kureba Edina bakabiganiraho, akamubwira ububi bwa Nanga. Maze Edina nawe aza kumwemerera, barakundana. Gusa inkuru iza kurangira ibintu bibaye bidogereye. By'umwihariko haje kuba kudeta, Nanga arafatwa arafungwa. Kubera iki? Kubera ibikorwa bye byari bibi cyane. Odiri n'umugabo bita Max Kuramo baje gushinga ishyaka, ariko nabyo byaje kurangira gutyo. Gusa iherezo y'inkuru nuko haza kurangira hagarutse amahoro, ubutegetsi bubi bugakurwaho, hakajyaho impinduka. Nangwa nsubiki iki kiganiro,
gusa hari ibibazo bajya bakunda kubaza muri segonderi, by'umwihariko inkuru ya Chief Nanga na Odiri Nanga irangirira a man of the people, gusa igaragaza ubutabera abayobozi batatangaga, ruswa n'ikene wabo, gukunda abagore, izo nsanganyamatsiko twabonamo, by'umwihariko n'uruhare rw'abagore. Eldina na Elsie bagaragara nk'abagore bari bakiri batoya, aho abagore bashobora gukurura abagabo bakabakoresha icyo bashaka, bityo ugasanga umuntu akaba yava mu murongo, by'umwihariko cyangwa se ugasanga umugore agize uruhare muri politike nyamara atarigize yiga amashuri menshi cyangwa se nta bushobozi abafitiye. Umugore wa Nanga agaragaza nk'umuntu utuje. Hano rero iyi nkuru ikitubwira nuko itwigisha kwirinda ibintu bibi. Niba uri umuyobozi ukayobora neza, niba uri umuturage ukaba hari serivisi udahabwa, ukagira uruhare mu guhabwa serivisi nziza. Iyi ni Source TV, nitwa Aisha Aridos, ni munyemerere dusubikira aha ngaha. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Bye bye, ciao ciao. Ufite igitekerezo, inyunganizi, watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero mubona kuri screen. Bye bye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.